Turabasuhuje. Iyi ni Gikundiro TV, tunabonaho umwanya wo gushimira abamaze gukora subscribe, tunashishikariza abashya gukora subscribe kuri Gikundiro TV. Twagarutse. Iyi ni Gikundiro TV. Uyu munsi twabateguriye ku bintu bitandatu byatuma wowe musore ukundwa n'abakobwa kakahava. Ingingo ya mbere ni ukugira isuku. Wibaza uti kugira isuku gute? Isuku tuvuga ni isuku yo ku mubiri, ku myambaro ndetse n'aho uba. Ingingo ya kabiri ni ukwambara neza. Ushobora kwibaza uti se kwambara neza gute? Kwambara neza si ukwambara ibihenze cyangwa urebeye ku bandi, urugero nk'abasitari, abakire. Menya mbere na mbere, ese mberwa n'iki? Ni iyihe myambaro imbera? Twatanga hano nk'urugero, ushobora kuba uberwa n'amajingisi, amatisi, amatisheti, ibyo ukabanza ukabimenya. Tugeze ku ngingo ya gatatu, ariyo gucisha make cyangwa se kwitonda muri bagenzi bawe. Aha twavuga ko gucisha make, kutagira amagambo menshi, atagira ahava n'ahagana, mbese ugaha umwanya bagenzi bawe, abo muganira, udacuranwa amagambo, mbese utuje. Tugeze ku ngingo ya kane, kutagaragaza ubutunzi wowe ubwawe, ariyo mvugo y'ubu bita kwikina. Kugaragaza aho uri hose ko utunze kandi hari icyo umariye abo muri kumwe, ari nayo mpamvu mubana. Aha ho direkte umukobwa wagukunze abona ko nawe akeka ko ari ubutunzi bumuzanye. Aha niyo yaba yagukunze direkte arazibukira. Aha umukobwa arihangana akakwikuramo niyo yaba yagukunze, kuko deja ahita abona ko udashobotse. Aha ku ngingo ya gatanu iravuga ngo kugira urukundo, impuhwe cyangwa se umutima utabara. Aha ho umukobwa wamaze kubona wujuje izo ngingo twavuze haruguru, hakiyongeraho iyi ngiyi ya gatanu, ahita neza abona ko ari wowe musore yifuje ibihe byose. Uti kubera iki? Niba ubona ugira impuhwe, ufasha, utabara abandi, abona ko nawe utazamwirengagiza no mu bibi, ndetse uzamutetesha dore ko babikunda cyane. Tugeze ku ngingo ya gatandatu, ari nayo ya nyuma, twita kutajarajara, kudafatafata cyangwa se kwiyubaha. Aha noneho nyamukobwa warangije kukubonaho izo ngeso nziza tumaze kubona, cyangwa se iyo twatita kiriteri, deja aba yanagukunze. Noneho abasigaye anagufuhiraho utabizi, atagikeneye kukubonana n'abandi bakobwa, nubwo baba bagenzi be, inshuti, yewe n'umuvandimwe we. Aha ho aba yamaramaje kuko aba atifuza kukubura. Ikindi kandi aba yarashutse ubwonko ko ari wowe, nubwo kandi mwaba mutaramenyana. Aha niho abakobwa bapfira kandi habura akantu gato cyane. Wibaza uti ako kantu ni akahe? Ako kantu ni ugutinyuka akarikocora, akabona umukwiriye cyane ko aba yarashishoje. Bakunzi ba Gikundiro TV, izi ngingo zose twavuze haruguru, iyo umukobwa asanze uzujuje, tayari ntaho wamucikira. Karabaye rero. Nyabuneka twongere tukwibutse gukanda subscribe, kuko ari ingenzi kuri Gikundiro TV. Kuko gukanda subscribe bikongerera amahirwe yo kubona inkuru zacu bikoroheye kuri Gikundiro TV.